bihe byigisha ati zashimi zirango y'abana ngo bira byashimi bya physics ndababwira ati se nka Shadibo bara nka master ise avuga ati itako rya Shadibo niryo ribaye ikibaho ninde musore waje usiba Matiyeri reba kiraga itomata Hello my people, hello mwese umeze mute? Jagi. Uyu munsi twasuye ni umutipe hano ukunzwe cyane ariko muri filime bamwita Gasosi. Twamusuye ewana. We gadori cyangwe mwana. Gasosi bimeze bite? Ameze neza. Nk'icyamamare kabisa. Kubera Imana nyine. None se nta nuko nguko. Twagusuye. Sha ni igihe kinini we nibwo navuga ngo nkuna n'itangazamakuru ku ruhande rwanyu kuri Asif Media ndabashimira. Ebana byandenze nanjye tu. Hari abantu benshi ewana. Sha abari amazi iminsi bambaza Gasosi comedy nyine tuyo ngo nzagusure kuko turegeranye. Ngo nzagusure Gasosi ngo umeze ute ubundi mu buzima busanzwe umeze ute? Antuka vraiment nyine mbere na mbere nyine dore nanjye nuko mpagaze. Ibintu byose nyine turabashimira kandi n'Imana ikiturebera mu gitabo cy'impuhwe. Sha turi mu bantu Imana yasuriye umusizo wa base rwose reka Imana igusuriye wa base aba ari umugisha igusuriye Sope nyine abo guherera. Ubu rero Sope ni imyaka mbese. Ni imyaka. Ubu rero twego turi mu Imana yasuriye we. Wedaka. Murakoze rero Gasosi nyine mwabaje Gasosi ni muntu. Gasosi ni umusore ufite imyaka 22. Kugira ngo yuzure aramezi haremenya rata. Ndi umukongomani. Twari dutuye muri Kivu y'Amajyaruguru. Twaje guhunga rero bitewe n'impamvu z'intambara. Ngubu ducumbitse mu Rwanda. Amaze igihe kinini rwose turi mu Rwanda hafi imyaka 9 dutuye mu nkambi ya Kigeme. Cumbikiye abakongomani mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Rero Gasosi ndi umusore ntabwo nashaka kurumva nyine ku myaka yanjye 21. Dodo nyine ndacyagwirirana kwa mukecuru. Uracyari papa mbyirire? Ndi papa mbyirire. Benshi bakunda kunyita papa gikoma kubera ko hari udufilime twinshi nagiye nkora. Bakunda gutera comment ku cyo. Hari akantu Shado ejo nimugoroba narebye kuri Facebook yawe ko hashize uri kuvuga nyine tu Bruce Melody ngo umusozi yasuze rukibutse. I remember. Kwanza kavugeho katubwire n'ukuntu wabitekereje. Urakoze cyane nyine kara kantu njya kugakora naga comedy tu karasanzwe. By the way umuntu andebye gucya benshi ngiye barantinya tu. Benshi barantinya niyo bambonye baravuga ati afana namanutse kubera ko rero bagategura akajugusho nibangaye bakogosha mu Rwanda. Bwaheze bahangayese nogoshe hano hari saro kwa tica rwose ari umutico wigisha ku kigo hafi inkambi cha ankorera neza. Bruce Melody rero nabivuzeho na Mico the Best nongere mbisubiremo abanyarwanda babimenye abantu bose babimenye. Naravuze ngo Mico the Best naribarije nyine. Ubu ngubu naribarije ndavuga ati tena baza ibarize munsubize namwe Mico the Best. Batere kwanza commentaire bakubaza ikintu muri commentaire ndabize ubutatu zagaruka. No kuvuga ngo Mico the Best nababajije abanyarwanda Mico the Best akivi wabe Nyaruguru sha ndarahira imbere y'Imana akivi wabe Nyaruguru akijya dukwepana abantu bamenye dukwepane n'ikijumba. Akijya dukwepane ni gute yasuraga umusozi umeze gute yarasuraga abantu bose bakiruka muri quartier bagabo akoze ubu yageze Kigali arya karoni arasura abakobwa bagahurura nongere ndavuga Bruce Melody
Bruce Melody mubaze inzara yamukubise nyine niyo mpamvu bavuga ngo umugisha utondagira ku mabyi reka naho umugani ni umugani rukuza vuba ariko Bruce Melody nyine nawe nk'umusaza arafata so reka tureke kuganira ku bastar ariko nyine nako kana niyo bazakubwira ngo ubu Mico the best cyagiye usuraho abantu bagahungabana kuko hari abantu basura abandi bakarwara nyine kuvuga ngo Mico the best asigaye asura abakobwa nkwe bagaseka ati bose ntabwo twabyumvise reka kwako n'inyoko gusurira ugahita uceceka kandi ari no guteka sha ariko undi yasura byumva uhore n'iki isuze cyanyoko sha katwinjiye noneho mu kazi kawe ukora ka buri munsi ese nta ngaruka zuhura nazo nyine muri filime zukora za buri munsi? First of all ahubwo nabanza nasaba n'abantu kudushyigikira badushyigikire abakunzi ba Sif Media banyarukire kuri YouTube bandike Gasosi Comedian cyangwa Kibonumwe TV. Gasosi Comedian ni izina ryanjye riba riri hejuru kuri titre cyo no muri rusange dukoreraho bayita Kibonumwe TV. Bajyeho bakore subscribers nibabona ibintu bibashimishije biriho tuzatubahereza ibintu bitandukanye. Hari ayo mafilme hariho n'ibindi bikorwa runaka tugiye kwinjiramo. Muri rusange rero ibintu bitugora muri movie hano iwacu nyine ntabwo soko ntabwo twiheba. Hari ukubura wenda twavuga ko abantu wenda bageze kure muri film bateye imbere gato baba bumva gusapotinga umuntu wenda bitewe n'aho ava ntabwo bikunda kubaho. Gusa ko nyine wenda ikibazo duhura nacyo icyo kibazo cy'amafaranga ariko nyine baravuga ngo inkoni ihera igihe. Ibyo bibazo byose duhura nabyo Imana nyine nabivuze n'insuriro wa base ubwo itunda ryanjye rizaba rihiye. Urumva so icyo nicyo kibazo duhura nacyo rero. Ubu wenda umuntu wumva afite gahunda ya filime kuba yayikinisha cyangwa ibyo bibazo buri wese ubitangiye muri movie ntibibura kubaho. Swati no mu bindi byose tuyigitangira uhura n'imbogamizi nyinshi. Gusa ko nyine turasenga Allah azaze adufashe ibintu byose biryohe tu ibintu byose bizaryoha. Dore hari n'amakuru tugiye gutangira ejo bundi. Umukobwa yaguye Butare yaguye muri gare ya Butare agakubita umuntu agahita afite amabere manini ya deje. Yaguye muri gare ya Butare amabere akubita umusaza wari wicaye muri gare ya Nyamagara. Birashoboka se ahubwo kuva Butare atahavuye wari muri siporo none ubu ngubu za leta zagiye gukoraho amakuru abakobwa bafite amabere manini nyine bariko babaciye kujya muri siporo bagiye kuyabiruka bazamukobwira ngo birirwe bamama reka none se ni ibintu nk'ibyo tu no mu majyaruguru nta mukobwa se wumvishe kubera izuba ryo mu majyaruguru sha hamwe abihita ngo Mahama harya hafi aho ngaho tu hari ikindi kibazo icyo mfite ngewe ku giti cyanjye ariko indi kumva ngo bari kuba atwara Mahama. Nawe se nkeka nawe uzagenda? Ni ukuvuga ngo nyine sha kuba uri impunzi nyine ntiwavuga ngo ntuye ahangaha. Abanyarwanda baducumbikiye baduhorana buri munsi nabo babimenye barabibona kandi nabo nyine kuva ku nkambi wenda Kigame tukajya Mahama bazabyumva tugahurirayo. Ntabwo nyine kwimuka abantu benshi barabizi kubura kwimuka biragorana tu iyo umaze kumenyera umuco w'ahantu runaka ukajya gufata undi. Gusa ko abanyarwanda tubanye neza deja ubu ngubu natwe urumva ikinyarwanda cyabaye ikinyarwanda nyine turavuga tuti kwimuka rero ni hatari nyine tu ni hatari. Hari akavidiyo kari kubica hanze no hino ni ebyiri ndakubaza video. Hari kamwe k'igikoma ubwira nyine
nyokobukwe siko bamwita nyokobukwe ngo ntabwo ngo wanyuza ibere muno ngo konsa umwana kwanza tubyire muri ako ka video nyine tuyo utubwire ukuntu iteguye abagateyemo inkunga. Just the first of all nyine turabanza twashima nyine Allah ya filime twagiye kwitegura igitekerezo nyine ideas nyine twaricaye nk'abakinnyi kugira ngo dukore script dukora script turi abakinnyi bagera muri 5 abandi bakava hirya nyine n'akantu twateguye deja n'uburyo nyine ushobora kuba watera umuntu inda nyine ni comedy ntabwo mbwiye abantu ngo bajye kubikora dore ejo mu gihe n'uburyo nateye umukobwa inda nyine ndamujyanana n'umukobwa ndamufasha ariko nyuma ku ifu baba ifu mu Rwanda sinzi hanze inkambi niba bayifata ariko mu nkambi twe baduhereza ariko no mu Rwanda numva ngo zashisha kibondo barazitanga mu nkambi baduhereza sosoma nyine abantu babyaye ntabwo ngiye ntabwo nabyaye ahubwo ndabyaza bamwe ndabyaye uwo mukobwa rero twakinye mpita njya kumwaka sosoma kubera ko namufashe nta n'uwo n'igishashe kimwe then noneho wabuko ngasanga ariko giteka akakinyima kanga konsuka ngahita nterura isafuriya nkayitereka ku mutwe ebana itogota ndayitwara ebana kabisa narakabonye ndumirwa kari akantu bana hari nakandi nakoze igikoma ku mutwe yego uzi ko nagize ngo ngurasha nagize ubwo hari nakandi nakoze abantu benshi baranakabonye ministeri ya gapostingi cyane ubwo bigitangira nakoze utuntu ministeri y'u Rwanda ministeri y'u Rwanda gesa bibihangano byo kurwanya covid ndibuka nakoze akantu nyine umukobwa aza kunsura genyero nkahita musezerera ministeri shabateho comment ari benshi avuga karaturengeze nkora nakandi nyine mba nkubita umugore ngo ntabwo yambwiye ko igikoma kiryoha muri kuguma mu rugo yo guma mu rugo itaba abenshi baragakunze byamfashe no kuva mu nkambi njya gukina filime i Butare i Nyanza aho hombi narahakinye baje kukuyirebera ubwabo abo b'Ibutare barakabonye bashaka nimero zanjye barampamagara bifuza ko twakina na filime nayo irahari bita Imbaraga z'Umucyo ni episode ya mbere n'iya kabiri haje kuzamwo nyine ibibazo baterankunga byo muvi nyine yari series iza guhagarara bitewe n'ubushobozi nyine Nyanza naho twarayikinye nkeka ntabwo yari yasohoka nabo ni abatipe b'Inyanza bakina comedy so nibwo nahise ngira igitekerezo rero cyo gushinga agashano kanjye murabona ndacyari umujene mw'abakobwa mwe namwe mw'abasore mwuka byahanye munyarukire kuri channel yacu mudusure akibona imwe TV cya Gasosi Comedian n'ibindi byose sasa rero hari inkuru hanze ivugwa ko ufite umukunzi kandi tugitangira wabihakanye ngo mwege mukinana nyine hari ukuntu mureba n'ukuntu bakana ko mu jisho basumba gutira yanjye bikonsonera sorry kibazo ndi mu kiganiro bwira n'abafana nyine n'abafana bantumye ntabwo hagari ngewe ndi kubikubaza ahubwo ndi kubavugira nyine hari umukobwa mukunda gukinana mu maklipe yanyu n'umukobwa girlfriend bro ariko nyine abantu muri inshuti abantu nyine kuko turahorana sibyo umuntu mukinana buri munsi abantu benshi batekereza ko wenda hari gahunda runaka murimo ariko ntabwo ari byo umushuti wanjye usanzwe ndacyari umujene wo kabyara ureka kunkingira ubuso nanyima nibarije abantu ndababwira ngo ndabajije abahungu ndibuka akabazo nababaje ndababwira ati se mw'abasore mwe abantu abasore mutsindwa ibihe byigisha ati zashimi zirango y'abana ngo bira byashimi bya physique ndange ndababwira ati se nka Shadibo nka master yise avuga ati
itako rya Shadebo niryo ribaye ikibaho ninde musore waje usiba amatiyeri reba kiriya gitomata shimi nayiga fizika nayiga tapre bose barabyemera bose barabyemera ariko reba rero atako rya Shadebo kabya niyo barikiraho kajya biga shimi fizike izuba riri kuva nta musore waje usohoka karasi nawe ntiwasohoka papa wanjye tureke kwirahirira sibyo tureke kwirahirira sibyo bebe sukari nkiriya uretse nawe reba icyana ndeke kuvugaga mwa ese ninde muntu mu Rwanda ufata nyene wowe yemera mu Rwanda muri filime uvuga ngo ati ngo uyu muntu niwe role model wanjye kubera ko nkunda gukina ku makimbirane rimwe na rimwe kuko ndi umukinnyi wa filime ariko nkaba n'umukinnyi wa ntuza wa comedy nkaba n'umutiyatire wenda nafatira mu ngero nyinshi na tiyatire natojwe na Papa Syntex uwo bita Papa Syntex abantu baramuzi Kennedy yanditse filime z'abana b'Inyange yanoje 2013 ukina tiyatire n'umutipe bita Yves Papa Syntex benshi baramuzi niwe se wa Sarutura ndabazi bari Star bose mu Rwanda barazwi cyane nta muntu utamuzi nza gutozwa na nyuma yaho deja naje gukina aragenda tuza gutozwa n'uwo bita Musompera benshi muri museke bamuzi nka Kambari Kambari waragiye papa wanjye kabisa wahuye n'ibyabamara nza guhura tena na ntuza no bita Hakiri ukinavuga igiswahili tena muri museke we nawe n'abantu benshi twawe nyine mvuze wenda mu bakinyi ba filime mu Rwanda ntabwo ni benshi nemera harimo babamenya ariko maybe Papa Sava aramwumveka cyane kina comedies ariko inarimo inyigisho nisanga kenshi andyohereza muhuye se ni ikihe kibazo cya mbere ariko wahita umubaza uhuye na Papa Sava ikibazo cya mbere wamubaza ni iki namubaza ikibazo cya mbere wamubaza ikibazo ibyo nzakibabwira reka kiri prive ahubwo icyo namusaba ntacyo kitubwire icyo wamusaba nahita musaba kugira ngo ntware turi kwikinanira muri iriya movie yote mbese tu ako yemereye kuri we wabifata ute akakubwira ngo ati gasosi ngo ati ngwino dukorane nukuvuga ngo first of all nabanza mani biragoye kuko nabona ari nk'inzozi nahita nshima Imana gusaba Imana nkayibwira ati Imana yanjye wamusize wa base navuze tugitangira nyine Imana nsuriye umugisha koko ndebe mu gitabo cy'impuhwe papa wanjye reka nigendere nyine nta bitaramo witabiriye kuva wakwinjira muri filime nyarwanda kuva ninjira muri filime nyarwanda ntabwo nabijyamo usibye ibyo by'amakinamico ibyo nakinye nazengurutse mu ntara ntabwo navuga ngo ni intara yose kuko mu karere nyine ni na muri ntuza muri gurupe y'akarere ka Nyamagabe nta bindi nyine nzenguruka mu karere wenda mvuye nkakina mu Mbuto Foundation zahuye hirya no hino tu Yakamwana uramuzi mani Yakamwana ndamwemera yadutumye ngo tugusuhuze Yakamwana Yakamwana yadutumye kabisa
ngo tuzaguhe pisi ariringara njye nkunda kubwira nk'umuntu ambwira ati petit ke bana bino yo na beta bangoyo basisi yangoyo batu bakoroba kakate na za beta bato. Sobanura mu Kinyarwanda nk'abantu batari kukumva ibyo uri kuvuga ngo petit nangaye kebayo wowe mwana ntuzagira uti uzonge kebanayo yavuze ngo tokomone na tongo yo havuze ngo tubonane ryari karabiso amasaha yadufashe akantu ka nyuma nyine usoza wabwira abakunzi bawe ni nk'akahe dusoza. murakoze mbere na mbere ndabashimiye mwebwe mwifuza gufata umwanya wanyu bakadusura mu iby'agaciro kandi dushimira n'abandi banyamakuru bose bagira uruhare rwo kuza kuganiriza abantu kuko biradufasha. wenda utari gusohora filime ariko iyo wenda abantu bagusuye abantu bamenya kugihari bagakomeza kugukurikirana. akantu nyine navuga nsoza ntabwo ari ukwamamaza cyane ariko abantu ndabashishikariza ari abafana ba Asif Media baza bagasura channel yitwa Kibonumwe TV cyangwa se Gasosi Comedian bakareba ibihangano dukora kandi bashonje bayishyuwe wanasemaka ngo matunda yeko mbele na so hiyo umejua mimi najua kabisa amatunda ari mbere Kibonumwe TV bakoresha subscribers cyangwa se bareba izo movie subscribe kandi bitewe